Nabasuhuje cyane mwese mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda kandi ndashimira by'umwihariko abantu bakomeje gukanda kuri like na subscribe. Buri iyo mpuye n'umuntu mu nzira cyangwa se tukagira ahandi duhurira cyangwa se akampamagara akambwira ngo iriya channel yawe ibintu nyuzaho birimo kugenda bitwubaka. Kuri njyewe ibyo ntabwo bihagije. Ahubwo iyo wakanze kuri like na subscribe uba utanze umusanzu kugira ngo n'iyi channel nakoze ishobore gukura. Ni wo musada waba umpaye ngewe ukomeye cyane kuko nta muntu wifuza gukora ibintu biheraho biri. Channel iramutse igenda ikura urumva nanjye mba ntera intambwe njya mbere. Hanyuma nawe ya makuru tukugezaho akakurushaho kugirira umumaro. Imana ibaho umugisha rero abakora ibyo ngibyo. Hari amakuru meza mbafitiye y'ubwenge kandi ngewe nizera ko Cryptocurrencies ino nzira hari urwego izatuvanaho hari n'urundi izatujyanaho. Ni ikibazo cy'igihe n'abatabyemera bazabyemera kubera yuko hari ibimenyetso. Turi kumwe. Nongeye kubasuhuza nanone mu byubahiro byanyu. Iyi rero iyi ni ahantu turimo kungukira muri no minsi, ariko bikaba ari ibintu bisaba gufata risk. Abantu bajye babyumva. Nufata n'icyemezo cyo kwitabira uvuga uti nanjye harayanjye ngiye kushyiramo ngo ngire uko mbigenda, ntuzabikore kuko kubera undi muntu. Ya uzabikore nkawe uvuga uti ngiye ndiyemeje ndabikoze, nihavamo bimeze neza bizaba ari sawa, nibitagenda neza nzihangana. Sibyo? Ako kantu tujye tukemeranya. Atazagira umuntu umpamagara ati ibi nibi ngubi ko wagize gutya none bikaho oya. Icyo mbaye nkisobanuye neza mbere yuko kuko ntabwo ndi financial advisor muri rusange, ariko mba ngomba kubaha amakuru. Abantu bakeneye kumenya ko n'amakuru anabaho. Hari abantu benshi hirya no hino bazagenda babona no makuru akababera y'umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nk'iyi Berry Crypto Exchange abo twayimenyeye rimwe, abayimenyeye rimwe nanjye ntekereza ko ayabo ageze ku rugero rwa 75% agaruka, cyangwa wenda niba birimo kugize wenda na 65 hafi aho ngaho ayabo bayagaruza. Kandi twaravuze ngo nubona ayo washoye yikubye kabiri, nyamuneka uzahita ukuraho igishoro cyawe urebe ugishyire ku ruhande hanyuma ukoreshemo inyungu gusa. Ubwo mba nifuriza abantu ngo bajye ku cyo bita safe side. Sibyo? Agumamo aba ari yandi wumva tumye utekana muri wowe kugira ngo utazagira umuntu ugira ibyo ushinja. Icyo ngicyo gisobanuke. Ariko kugeza ubu nimo kubavugisha gutya, iyi business irimo irakora kandi irakora neza, ariko ikora ku muntu wemeye kujya mu isoko akemera no gucuruza. Ntabwo ari ahantu uterekamo ngo wigendere ngo narashuye. Oya, biratandukanye. Niba ushyizemo amafaranga yawe mu hano, nyamuneka ya masaha bavuze ducururizaho hagati ya 2 na 3 z'ijoro injira mu isoko. Icyo gikorwa cyo gucuruza uko abandi bagikora nawe ugikore. Nutabikora nta kizaza. Icyo kirasobanutse neza, nta kizaza. Kandi ikindi wibwira umuntu ngo binkorere, oya, ige kubyikorera. Hazemo ikintu cya ownership, kuko ibi bintu iyo tubikora bidutwara iminota itarenze 20. Kandi wabikora uri kumwe n'inshuti zawe ahantu, wabikora rwose uri ahantu muri ofisi, wabikora uri mu rugo, wabikora uri he, kuko n'ubundi hagati ya 2 na 3 z'ijoro wabunishe. Sibyo? Iyo risk uwumva yemera kuyifata ni urebwa nayo makuru, kugira ngo hatazagira uvuga ngo umuntu yayobeje undi. Ibyo bintu ntabwo rwose nkomeza kubisubiramo. Ariko twebwe abashoboye gufata iyo risk hari aho tugeze bigira inyungu biduhesha, ku buryo mvuga nti umuntu ashobora kuba afite $100 ahantu akeneye yuko ayo $100 yazaba 300, kandi rwose ibyo bintu bibaye nta muntu utabyishimira. Sibyo? Ubwo rero kubera yuko hari abatubanjirije muri iyi system cyangwa se muri iri soko bakabikora bikabakundira, natwe tukaba turimo turabikora tukabona birimo biragenda neza muri no mezi. Niyo mpamvu twifuriza n'abandi ibyo byiza nabo ngo bibe byabageraho. Kubera yuko hari ibintu bihesha umugisha umuntu iyo haramutse hagize abunguka baramenya no makuru narayabahaye, byanze bikunze twazahura nanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi
bakaba banyitura ineza, sibyo? Nicyo ngicyo, ni uwo murongo, mutagira ngo hari ibindi bintu bibi, oya, nuko bimeze. Ariko rero ejo dore murebe ino chat, ejo baratubwiye ngo ducuruze crypto yitwa EEC kuri USDT. Uyu munsi turi tariki 12 z'ukwa mbere 2023, twinjira mu isoko saa 2 n'iminota mikeya, saa 2 n'iminota gutyo za 20 hafi aho ngaho, hafi aho. Noneho isoko turisohokamo, ubwo twinjiriye aha dusohokera nanone. Iyi ni indi crypto twacuruje, ubwo iyo mvuze ejo mbavuze kuri 11 z'ukwa mbere 2023, sibyo? Vuga ngo kuva hano kugera hano, aya ni amafaranga abantu bayatahanye pe. Hari uwakoreye 100,000 nshyize mu manyarwanda, hari uwakoreye 80,000, hari uwakoreye 50,000, hari uwakoreye 10,000 by'amanyarwanda, hari uwakoreye 5,000 by'amanyarwanda, ariko ayo mafaranga aba yinjiye. Ni ukuvuga ngo iyo dushyize gukora investment tuyikora muri USDT, tukabikuza izo USDT tuzishyira ku ma wallet ahantu umuntu abika bene aya crypto bigakunda. Hanyuma hari inzira tunyuramo tuvunja mu manyarwanda y'iwacu, noneho waba ugahita ugira ibintu wikemurira wagombaga gukemura, niba ari inzu wishyura, niba ari fuel ugura ukayigura, niba ari iki. Urumva ibi bintu biba bicontributinze ku iterambere ry'igihugu, si byose? Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko iterambere ry'umuntu umwe we ku giti cye ni iterambere ry'igihugu muri rusange, kuko igihugu iyo gifite abaturage bishimye biba ari sawa. Ubwo rero niba twaguriya tukaba twagurishiriza, umuntu akaba yungutse nk'ibihumbi bye 50, akaba hari akabazo yarayakemuye kubera ino system, ibyo bintu biba ari ibyo kwishimira n'ukuri kw'Imana, si byose? So mureke rero igihe ino system igihe gikunda, ababishoboye bayibyaze umusaruro, kuko no kudafata risk ubwabyo nabyo ni indi risk. Ariko umuntu yafata risk, akafata ya yindi twita calculated risk, ya yindi itagushyira mu kaga, mu bibazo cyane, kuko dufite experience ko umuntu ashobora gutangiza $1,000 gusa muri iri soko, akagenda akora compounding, bikazarangira afite konti y'ibihumbi 3, 5, ibihumbi 8, ibihumbi 10 by'idolari. Hari abantu bafite konti z'ibihumbi 50 by'idolari, abo barahari. Ingero turazibona kuri Telegram. Iyi business ni mpuzamahanga, ntabwo ari inyarwanda, ibyo bisobanuke neza. Ariko bihugu nka za Namibia, nka za Botswana, abantu bafite ibikonte biremereye cyane. Ntabwo wenda niyo nuwayagira wenda aho mperereye mu gihugu ndimo, ntabwo wenda yahita agira no gutinyuka wenda kuyashyiraho yose gutyo. Ariko mwumve ngo hirya no hino abantu baratinyuka, business ni mpuzamahanga, kandi hari abamaze umwaka bari muri no systeme bayakorera bigakunda. So natwe twabimenyeye rero turavuga tuti iyi 2023 iyi system niramuka igeze byibura gusa no mu mpeshyi hatarazamo ibiza n'utundi tubazo, ndakubwiza ukuri abantu bazaba bageze ahantu hashimishije mu buryo butajenjetse, kuko twabonyeho umuntu atangiza amadolari 200 gusa, 200 akazagenda akora kubera compounding, akazaba ibihumbi 3 by'idolari, ibihumbi 2 by'idolari, igihumbi cy'idolari. Iyo mvuze igihumbi cy'idolari mba mvuze amanyarwanda 1,090,000 by'amanyarwanda, 1,090,000. Amafaranga ntago twayita make. Umuntu yahereye kuri 200, testimony zirahari, abari kuri Telegram bo barabizi. Ariko ndumva nta uko byagenda kose abagezemo bo barabibona. Yego, kudafata risk ubwabyo ni indi risk, ariko ugafata iki? Calculated risk. Nuva ayo magambo yombi arasobanutse ku bantu ab'abahanga barimo kuyumva neza. So iyi ni isi twarayiducuruje, ubwo yarayiyatanze. Uyu munsi nabwo baraza kuduha indi signal. Icyumweru cyose kirashize baduha signal, no kuvuga ngo iyi sinyare baduha ni kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, nta munsi n'uyu n'umwe tudakora. So tukavana n'amafaranga. Iyo tumaze no gucuruza, twinjira mu cyo bita blueberry. Blueberry ni ahantu ushyira cya gishoro cyawe cyose ari imbumbe, bakakongeraho andi 0.3% ku yawe yose. Donc tukisohoka mu isoko nijoro, no vuga ngo hagati
tugisohoka mu isoko bwo ni saa 3 z'ijoro tuba dusohotse mu isoko tumaze gucuruza. Ubwo ngubwo guhera iyo saha guhita ushyira muri Blueberry ukaza kuzakuramo amafaranga yawe saa 1 z'umunsi ukurikiyeho nimugoroba, akaba ari uyakuramo yungutse nanone 0.3 byiyongera kuri za nyungu wari wabonye nanone wicururije. So ibyo bintu rero murumva ko ko byagenda kose hari kirimo kuvamo. Ese wambaza uti se kizavamo kugeza ryari? Ntabwo mbizi. Turavuga tuti Imana idushoboje iyi systeme, kubera ko bigaragara ko ari isoko, kubera ko ari sinyare kandi crypto trading isanzwe ibaho ikorwa, kandi iyo twinjiye mu isoko gutya na nyiri umushinga arinjira. Donc nawe niba aguriye aha akagurishiriza harunguka, kuko abantu binjira muri iri soko urumva harimo Abarundi, harimo abantu za Namibia, za Botswana, za Ghana, za South Africa n'abantu mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, n'Abanyarwanda babimenye of course nabo ubwo barimo. Abo bose urumva ni abantu benshi, ni amafaranga menshi binjira mu isoko rimwe bagasohoka. Impande zombi ko byagenda kose zirunguka, impande zombi zigira gute? Zirunguka. Reba sinyare ukuntu ibimeze. Ubu si sinyare ntimeze neza. Twarabibonye ko FC Global, Fertile Soil Global ifitanye imikoranire na Berry ni Berry Exchange, ifitanye imikoranire n'iri soko. So bafite ukuntu bakorana. Iki cyo ni ikigo FC Global, ni ikigo gifasha abatishoboye, kikagira support gitanga hirya no hino mu bihugu bitandukanye, kandi uwo mutima wa kimuntu ni mwiza. Hanyuma iyi Berry Exchange wo ni isoko ricururizwaho amafaranga y'ikoranabuhanga. So urabona ku itariki 11 z'ukwa mbere batanze sinyare, baravuga ngo hacuruzwe EEC, ni crypto twagomba gucuruza, hanyuma twinjire saa 2:28 ni ku masaha yo mu Rwanda rwose, hanyuma dusohoke saa 2:44 ni ku masaha yo mu Rwanda n'ubundi, kuko tuyahuza na South Africa ya masaha. Winjiye na 28 ugasohoka na 44, cyangwa se ukirenzaho gato ugasohoka na 48 cyangwa se na hafi na 50, gutyo saa 2:50 wakoze ibyo byanze bikunze inyungu zamugezeho kandi mu buryo bwiza. Rero utishinze abavuga ngo scam ngo ibintu ngo byari abantu, inkuru zo ni nyinshi n'ibiki, ariko wowe hari icyemezo ufata nk'umuntu ku giti cyawe ukavuga uti hari amafaranga mfite ku ruhande, kandi ninkomeza kuyarya arahita ashira, kandi ndimo ndabona nkurikije personal research, ubushakashatsi nakoze nk'umuntu n'abantu nagiye mbaza batandukanye, ndabona iri soko ari rizima. Reka nanjye ninjiremo n'umurimo wo gucuruza njye nkukora byibura ya 200 yanjye mu cyumweru ajyama ibindi 30 ngira icyo mbimaza, bigira icyo bimfasha, donc binsayidire. Urumva ntako biba bisa rero. So kuko twababigerageje birimo birakunda, niyo mpamvu twumva nawe bigerageje byakunda. So hari amatangazo tugenda tubona atwereka yuko hari gahunda iyi kampani ifite mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka, mu kwezi kwa 6 k'uyu mwaka, kandi twarabibonye ko mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa umuntu aba yagaruje yose uko yakabaye, ukayakura ugasigamo inyungu kugira ngo ujye kuri safe side. Nicyo nifuriza abantu, kugira ngo abantu birinde ibintu byo guhomba, sibyo? Tubyirinde, tugerageze, kuko ahabanjeho ibitandukanye hagiye hatwigisha bikomeye bituma dufata ingamba zo kurinda ibyacu mu buryo bukomeye. So ubwo rero abashyashya bashaka kujya muri uwo murongo, umuntu yaba orient, ariko iby'ingenzi n'uvamo bamaze no kubyumva, ukiyandikisha, ugakora KYC, warangiza ugashyiraho amafaranga ku isoko ryawe bwite, ukafungura konte, waba utabyumva umuntu akagufasha, hanyuma ugacuruza, kuko iyo udacuruje mu isoko ntacyo uganya, ntacyo wunguka. Ndumva bisobanutse neza. Nakagaruka rero, system impamvu turimo kuyivugaho ni iyihe? Nuko irimo iraduha inyungu. Twifuza ngo nunda hari mugenzi wacu ahari, niba wenda arimo arasiraguringa byanze akamenya opportunity nk'iyi kamuzahura, ibyo bintu biba ntako bisa. Mu gihe bigikunda rero reka tubikoreho. Ariko online business ntago tubyibagirwa ko ari risk tuba twafashe, ko anytime ashobora kuza ikibazo tukashobora kubyihanganira. Ariko hari ubwo kiba nk'ubu ngubu nk'iyi business iramutse igeze mu kwezi kwa umwaka urangiye neza ari amahoro,
abantu baba barageze ku rwego rwiza mu bijyanye no kwiteza imbere. Nimvuga rwiza wumve bidasubirwaho. Nyamuneka kanda like na subscribe kugira ngo aya makuru meza ajye akugereraho ku gihe. No kuvuga ngo niba tureba neza ukuntu iyi chat imeze, ngewe icyo nkora iyo mfite amafaranga nk'aya ngaya, ngira ngo aragaragara hano. No kuvuga ngo nkanda hano, narangiza nkahita nkanda kuri buy. Icyo gihe mba nguzi no crypto bambwiye ku isaha bambwiye, noneho ya 2:40 ingahe twabonye, 2:44 nizigera cyangwa se zirenzeho utundi tunota nka dutatu, akaba aribwo nsohokamo ko chat mba ndimo ndayitegereza neza. Nkakanda hano nkavuga ibyo nari naguze byose reka mbisubize ku isoko mbigurishe, bansubize USDT zanjye n'inyungu yagiye. Nkahita nkanda hano kuri seri tayari, nkaba ndagurishije ayanjye akagaruka kuri dashboard ariho n'inyungu zashoboye kwiyongeraho. Umurimo nawe urangiza nkibuka gushyira hehe muri Blueberry. Ikindi, iyo tugiye kubikuza dutegereza amasaha 24 agacamo mbere yuko ibikuza rikorwa, kandi iyo tubikuza badukata 6%, 6%. Tugomba no kumenya aho company cyangwa se business, aho banyiri company muri rusange, aho bo nabo barira, naho harakeneye kumenyekana. So iyo 6% cyangwa se 6% baba badukase ntabwo ari gakeya. Iyo ni inyungu ikomeye kuri company, cyane cyane kuri abantu bafite ubwoba bikuza kenshi. Urumva company bungukaho kenshi cyane. Ndumva bisobanutse, bigerageje kugenda bisobanuka. Nakagaruka ubwo nzaza mbaha andi makuru noneho kuri crypto. Uko byagenda kose yo amakuru mashyashya ni vuba aha ngaha nkayabagezaho. Ciao ciao.